bolo zasohotse nyuma yuko avuye mu Bubiligi. Ubu Pazo yayasakaje gute? Ariko nawe ntubaze cyane. Nizajya nkubaza uzajya usubiza. Ngewe ndi muri investigation. Ese ba bantu bari bafite email kubera yampara bakoresheje telefoni bane bandi. RIB yarabashakishije koza bashobora kuba barimo barasakaje amafoto ubungubu Pazo yarafunzwe. Ibyo mwaze kubivuga, wanze kubivuga wowe. Waguma gubicyaca abantu bafite email ya yampano bafunze Pazo wenyine kandi hariho probability ko n'ubundi muntu ashobora kugikora. Ubu ngubu Pazo yagiye ayandi mafoto arasohotse. Ntabwo hari ikintu ngiye ntari buze guhuza n'ibi bintu. Unyumve. Dumba. Urimo kumva? Hari Godfather abantu bari hano 900 bazi ubwenge nuki hariya no hino. Baramazi. Umva icyo nkubwira ni iki ngiki unyumve. Kunyumva. Ngewe ntabwo ndi buze hano ngo njye gufata ibi bintu byabaye uyu munsi njye kubihuza na case iri mu nkiko. Sinzi urukunyumva. Case iri mu nkiko ifite uburyo ikurikiranwa, iri mu butabera. Buriya ikosa rya mbere ribaho Dumba, ngewe ntashobora gukora no gushaka gushyira comment no gusesengura case iri mu butabera. Urimo kunyumva? Case iri mu butabera irimo gukurikiranwa, nibasanga harakozwe ibyaha bazafungwa, nibasanga nta byaha bakoze bazarekurwa. Dufite inzego, dufite ubutabera bukora neza cyane. Bacu umugani mu Kinyarwanda namenye ejo bundi, bacu umugani mu Kinyarwanda ngo bisabirasabirana. Murumuna urumva nta murumuna w'umusaza uwakoze iki, urumva nta gushaka kuvuga ko ngo segakuru wanje ngo afite ngo imyaka ngo 90 ngo ariko murumuna we urumva ngo afite 80 ngo ni 9 ngo uriya ni muto cyane, bose baba bashaje. Boro ndashaka kumbwira ibintu bisohotse muri ubwo buryo urabona hatarimo question mark. Rwamagana abagabo babiri barwanye, umwe aruma mugenzi we ugutwi, aruma mugenzi we amuca ugutwi. Ni inkuru nonaha yagiye kukarura, sinzi mwayibonye. Irwamagana abagabo babiri barwanye bro, umwe afata mugenzi we aramuruma ugutwi araguca arakumira. Ibyo Mike Tyson yarumye Evander Holyfield isi yose irimo irabireba fight ya ntuze, ibyo ntabwo ari amakuru. Ni amakuru kuko aramurumye amuca ugutwi. Rwamagana asigaye abera udushya. Mike Tyson bari muri isi yose ireba yarakurumye gutishira hariya. Yarakurumye Mike Tyson kuri icyo kintu warumye Dumba. Urimo kunyumva? Jewe ikintu kimwe, we bad bitch mute your nonsense Mike. Ikintu kimwe cyatumye ntashobora kwihanganira bino bintu, urimo kunyumva Dumba. So nukuvuga ngo niba ibi bintu bishobora kuba tukabirebesha amaso yacu, tukaba tuzi ko abantu bari kuborera mu munyururu, yampana kongera gufata amashusho nk'aya ngaya akongera kuyarekura cyangwa bikagenda uko ubwo bari abana bava jihad bafungurwa. Icyo ngicyo nicyo ndi kuvuga. Cyangwa uko wari urimo urambuza kuvanga case kandi uburazivanze ngo uzivanye. Manza ayo nama kubera icyo uvanze case. Manza untega amatwi. Abari kuzira yampano n'amashusho ye aya masaha bafunzwe, akaba yongeye kongera gukora umwana nk'uwo bikagera hanze. Unumve neza cyane. Nirengagije itegeko kuko ngiye ntabwo n'umunyamategeko, ntabwo nagiye gusoma itegeko ngakoresha amarangamutima yanjye nk'umuntu. Bari abantu bari kuzira ubusa bagataha. Roko nyuva uti urabona ibi bintu sinzi ukuntu warubivuzeho warubisobanuye. Ngiye Godfather iyo mbonye ibintu nk'ibi ngibi abantu urabona ko dufite abantu bagendera ku marangamutima. Urimo kunyumva? Hanyuma niba yampana ari kuvuga gutya ngo tugende ngo abantu bava ngo mwagenda ngo mukaganira nawe ngo mukaganira, ntabwo twebwe uretse gutabaza no kuvuga ko ibyo turi kubona bidakwiye nta kindi kintu. Ntabwo ngiye nanga yampana, nta kibazo mfitanye nawe. Mbaza ngo iyi nkuru nkimenya byagenze gute? Yego. Nahamagaye yampana. Yego. Bazi icyo yakoze. Yahise ntuka. Yabanje kumbaza ati ngiye nabaye umukinnyi wa pro. Ibyakurikiye byose ndamubwira ati yampano wansize icyaha urambeshera ko njyewe nari inyuma yo gusakaza video zawe,
ndamubwira ati ibyo bintu urabizi neza wigeze kubona nsamusobanurira ibintu bya cyber report amashuri niziro ntabwo azi cyber report yaravuze ko muri telefoni ya Pazo basanze ko ntabwo yigeze asharinga video nukuvuga ko the only way njye nashoboraga kugira video nuko bari gusanga ko Pazo yanyohereje video yampana ibyo ntabwo ashaka kubimenya yahisa ntuka ibyo urabyumva naranje muburotse urumva nashaka kuvugana nawe icyo nari namuhamagariye nashakaga nibura tubikumire nk'umuntu njye ntabwo mfite nubwo yamana yari yampemukiye sibyo nashaka ntabwo nashaka ko ibi bintu biza no kujya hejuru bijya no kujya hanze ariko mani yahise nabonye wabipostinze kuri Instagram nahise postinga n'ubundi nose ndasipira iki n'ubundi nawe yashakaga ko mfungwa n'iki kandi ngenda umubloga n'ubundi ndabloginga nahise mbloginga n'ubundi nibyo kubloginga nose si inkuru nk'izindi ariko nari tuganire ariko ya mpano sinzi hiti icyo yamukoze ntabwo azi kuganira n'abantu ntabwo azi kwicisha bugufi ntabwo azi kureba ikintu ngo agire iki sha yama ntabwo nta kintu nkwifurije kibi nta n'ibintu byinshi nshaka kuvuga ariko I wish abantu bamenya ko njyewe duba simfite umutima ushobora gukora icyo kintu ngo mfate amashusho ya mpano ndibaza ko mu bantu bamwe bake abari barabyemeye iyi situation ishobora kuba gutuma babibona bakavuga ati nibura ibi bishobora gutuma Dumba adasa nabi urumva that's what I just want ko nanjye mu bantu ko ngende muri Canada wa mugane ndi kure ribu nanjye yiza kungeraho ubu nari kuba probably nanjye ndi mageragere ariko Imana irareberera abantu bayo urumva ntabwo nari mpari aho nyine kuri urumva uranyumva Nego kumva ntabwo nari mpari kugira ngo nanjye banshireyo but at least ibindi bije nubwo wa mugani utabivanga na biriya ariko umuntu w'umunyabwenge ashobora kuvuga ati ibi bintu birimo question mark urumva ntabwo nari bwaba bari kuva nabaho nk'ukuntu mani numvishe ya mpano umuntu nafashije umuntu na supporting yaravuze ko nigeze mu supportinga ko nagiye mukurikiye ko nakurikiye ngo arimo arakora ibintu byiza ngo ngenda ngo namubwira ngo ubu ngubu kubera ukora byiza ngo ngwino niko yavuze ngo ntabwo nigeze mu supporting ibyo arabyanga nta kibazo n'uburenganzira bwe ashobora kwanga the fact ko nta mu supporting ariko semani ibyo urabyanze ugiye mani no gushaka kumfungisha ugiye no gushaka kumfungisha anyways injewe I wish abantu bamenya ko ntabwo nagira umutima wo kuba niyo yaba atari ya mpano niyo naba mfite ikibazo na ya mpano njye narezwe ku buryo ntatuma umukobwa bari kumwe yaseba ubwo bwenge ndarufite bwo kwita ku mukobwa ya mpano nkamureka nkavuga ati no mukobwa we arapfa iki ariko mani umutipe yagiye aravuga ati ndi behind the whole video yasohotse we yifatiye agenda arimo arasambana ngo ni njyewe wari behind none wakavuga muri riba agenda avuga muri ribu yaravuze ngo ntabwo nabaye umuntu mukuru aravuga ngo njye sinabaye njyewe ntabwo nabaye umuntu mukuru kurusha ufata agahita asambana yifisha we yabaye mukuru njyewe sinabaye mukuru ntazi n'ibintu arimo aravuga urumva ntazi n'ibintu arimo aravuga wallahi ntabizi so njyewe urumva objectif na papa sindi mpamvu njyewe numvishe ibintu ntashobora kubigira niba kugeza amasaha ya mpano njyewe ntabwo ibyamukorewe n'uyu munsi niba iperereza nirisanga barabashene barabikoze bafunge Gasiya ntabwo ngiye mbishyigikiye ngo bagire ngo nibasanga ibyaha bibafasha barakoze biriya bintu ngo babikore babigire ariko ibingibi nabyo nibyo gukorenga tukabyamagana urimo kunyumva
tukabyamagana, kandi icyo dusaba ya mpano agomba guhinduka. Umuryango wa ya mpano ugomba gutekinga responsibility, bakicarana n'uyu musore bakamuganiriza. Urimo kunyumva? Bitari ibyo inzego zibikore, kuko ibingibi biri kugira ibingibi kwita amashoko, sinzi bara amashoko cyarya amasanamu bayita iki? Amasanamu. Icyo mvuga ni iki? Icyo tuvuga ni iki? Niba kugeza amasaha ya mpano ashobora kongera gukora umwana nk'uyu nguyu, we have to protect our girls. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, tugomba guprotectinga ya mpano. Urukunyumva? We niba yumva igisebo cyaramaze kumukwira, agomba kucyambara, areke kucyambika abandi. Rero nareke, niba yumva igisebo cyaramaze kumukwira, nareke kucyambika buri wahuye nawe. That is my point. Kuko kugeza amasaha, niba mani ejo bundi ibi bintu ya mpana bikoza avuye i Burayi, ya mpana avuye i Burayi, murabona hashize iminsi ngahe. None singi tubyita iki? Abantu baceceke, tuze tuvuge ngo ni ibintu bisanzwe, duceceke. Nimurangiza ngo ndice kuvugana na ngiye mvugana na ya mpano, ngiye nshinzwe iki? Uretse kwamagana iki kibi, ngiye ngo dufata, ngiye nshinzwe iki? Shinzwe iki cyo kuvuga ngo arampamagara nkande? Arampamagara nkande kubera iki? Yakwisekerezo byanjye nkanjye. None niba ya mpano aya masaha, niba mubyibuka, RIB yavuze ko ikimukoraho iperereza, RIB iracyagukoraho iperereza, warangiza ukabyuka mu gitondo ukongera gukora umwana nk'uyu nguyu yampa. Umuryango wa ya mpano nufata uyu mwana umuganirize. Ya mpano aracyari muto, bamufate bamuganirize, bakumire ibindi bitari ibi. Ngewe nimureba nabi ya mpano situation ageramo, ni kuri Imana, uretse no kuba akora ibintu ibi binyabasazi gutya, ya mpano azaniyahura. Ya mpano azaniyahura. So umuryango umube hafi kabisa, umuryango umube hafi, ariko RIB nayo imube hafi. Ni ukuri, sinzi nge uko ndi kubyumva. So rero maybe tekereza ko abanyamategeko ntekereza ko ibi bintu ahubwo vuga ngo abanyamategeko bari kunganira ba jihadi babonye intuza. Iki kintu kiraza gutuma ahubwo baprofita, bafite ukubagira, bashaka ukuntu bashyiramo udukoryo twabo tw'amategeko, ku buryo biri buze kuborohereza cyane, kugira ngo bigaragare ko na nyiri gufatwa na victime ubushinjacyaha burimo kuburanira ari ukuntu nawe yakongera gusubira inyuma, bakareba niba nta ruhare bigizemo kugira ngo ari amashusho ye ajye hanze. Wenda nicyo kintu twabivugaho, ariko ngiye sindi bujye kuva ku biri mu nkiko, kuko ntabwo ngiye mfite nta nosiyo mfite kuri ibyo. Ariko tugaruke kuri ibi ngibi, mwe muri kumva bikwiye umuntu uri gukorwaho iperereza kongera gukora ibintu by'ibinyabasazi nk'ibi? Abandi jambo na ngewe n'ubundi kwe kese nyirimo naba biased mu mivugire yanjye, cyangwa abandi bantu bavuga ashobora kuba kina pornography akaba yibereye mu kazi sabagire. So ngaye nguko abandi bantu bazamutse ni bande? Ninde muntu uri aha ngaha? Kenzo, hewe good So Godfather. nyuma yuko wumvishe ibingi ugize ubwoba bwe? No Godfather, nubwo uri kuranka ko tubihuza n'ibya mbere, bifitanye isano. Ugute? Bifitanye isano, ahubwo RIB yarikwiye nkuko kuva kera bigitangura navuga, dukwiye kwiyamiriza uwafashe video. Urumva, uwafashe video buriya niwe muntu aba ari mu makosa, ababitse ibintu byinshi muri telefone. Kandi bino bintu bibaye, je pense ko nje nayo navuze ko uko biri kose ntabwo ari video imwe. Hari icyo utari kumva? Oya, rindira, nubwo muri kuramuzibya kubihuza n'ibya mbere sha bro, nta tandukaniro birimo. None se iyi video yasohoye nde? Ko hari umuntu wari ufite email ye ari muri gereza. Icyo ni ikibazo nawe ugomba kwibaza, yasohoye nde? Golfa, va muri mute. vuga, mubwira vuge ngo dufara kuri telefone ndaje. Ibi bintu umva ntaho bitana, yaba ibya mbere n'ibya kabiri
bro byose bifitanye isano nta n'ahantu na hamwe udashobora kubihuriza especially the fact ko abantu barafunze thank you ntabwo baravayo nawe barimo baramukora kwiperereza kandi ndimo ndumva nifite amakuru ko hari n'umuntu like one of abantu baba muri RIB nabita abayobozi bo muri RIB bari bamaganye the fact ko barimo barafunga abantu mbese hari umuyobozi umwe muri RIB we yumvaga ko ya mpano ari we yanafunga ahubwo bari abakarekurwa kubera nyine byari bimeze nkaho bitari fair urumva niko mbyumva ariko nyine ntago nuko abantu bagenda babivuga biriya bintu byo kwifata video hari igihe biba addicted no ku muntu kandi njye nigeze kwibonera ikiganiro kwa Irene y'amano arimo aravuga ukuntu ngo hari ukuntu wafata aka video ngo kakagutunga yarabivuze pe iyo video sinzi na hari umuntu wayibonye ubwo rero ubwo we yaravuze ngo hari ukuntu ngo wafata ngo uziko ngo hari video wakifata wambaye ubusa ngo y'amasegonda make gikagutunga igihe wallahi dumba ibyo bintu yarabivuze y'amano pe ahubwo rero ikintu ni kimwe y'amano ubwe natubwire niba acuruza kuko wasanga anacuruze rero bibaho dumba wiseka bibaho ashobora kuba n'umusitari abantu baramuzi ashaka kumenyekana ni ibintu bisanzwe none se ashaka wenda gukurikirwa cyane cyangwa ashaka kwinjira muri no system y'abantu bakina za prono za prono rega tugira umunwa muremure tubigendeyemo ubwo rero ubwo ibintu biratandukanye niba umuntu abizi neza ko iyo case ari we iriho icyo ni ubwe arabizi sinumva ukuntu yari gufata video akavanga yishyiriye hanze ahubwo afite amaparite episode nibyo navuze kuva kera hose iyo mpamvu nakiraga ntuza Godfather tubabarira muzamure hano hejuru atubwira ikiri kubimutera kuko actually ntago tuzi y'amano na performance akora tuvuga ngo ziramwishyura ngo wenda ngo usibye platform wenda zimuhemba ariko road show za y'amano zimwishyura nshobora kuzibara ntabwo biba byoroshye njyewe wenda sinzi Godfather naza kuduha umwanya ndaza kuvuga ko mbyumva ni ubugoryi ntabwo ngiye ngomba kubitoza hanyuma kubona igitsina gore kwa nta muntu muzima urimo we ndabigirane uretse ana wenyine abandi ndi kubareba Jojo abandi bari mu rusaku ndi gushaka umuntu ufite mu bwenge nkamubura Jesus kandi ntabwo ngenza mu umuntu utasize muri request birangora cyane ariko uyu nguyu ntabo uyu afite ubwanwa bagira ngo ni umutinganye ndebera nk'uyu nguyu birangora kugira umuntu kuzamura abantu mbona badafite bari educated idiot dore nk'uyu nguyu ngo Donanda mu ndebere n'ukuri kw'Imana ubwana bw'umugabo yaragiye ifoto yigira black and white ndebera nk'uyu nguyu niki gitekerezo kibagiye gutanga beautiful fungura mic yawe papa mukuru idiot uwo mukuru nguyu ngo Donanda mu ndebere n'uko okay twagiye beauty fungura mic yawe stupid mviki mamaye ko gifiti ndakumva Jambere ndakumva nari nzamutse nje gutanga ku gitekerezo ku bintu numvishe kuri ya mpano yego mu by'ukuri ntago kuri nge nkurikije amakuru uduhaye kandi uko biri kose amakuru yawe aba yizewe ndavuga kuri side y'abamama cyangwa se kuri side y'igitsina gore ntago ari ibintu bigaragara neza muri sosiyete kuba ya mpano yakomeza noneho agakora ikintu twakwita isubiracyaha ntago ari byiza ya mpano wisubireho usaba abanyarwanda imbabazi wisubireho ntago ari byiza birababaje
hanyuma nk'uko babivuze bariya ba jihadi ubutabera ndabizi ko bukurikiza amategeko bukarenganura ba jihadi bafungurwe. Murakoze. njyewe rero ntabwo ndibuze kuvugira aba bakobwa kuko ntabwo ngenda aha ngaha kugira ngo njyewe ntabwo ndaha kugira ngo ngire umuntu mvugira, ariko icyo turi kuvuga turi gukumira ibi bintu kuko hari aho bizagera bigakorerwa abandi bantu bikaba bikurusha. njyewe ntabwo njya ngira santima muri ibi bintu, birababaje vraiment, birababaje, bigomba guhagarara. ntabwo umuntu ashobora gukoresha izina afite, urukumva Rega Godfa naguciye mu ijambo, ya mpano kuba afite izina n'umuntu uri kuzamuka, kuba afite izina ni kimwe no kuririnda ni ikindi. Yes, kuba afite izina ni kimwe no kuririnda ni ikindi. So rero urumva muri societe ntabwo biri kuduha image nziza, ntabwo ari byiza. Okay, twagiye chita ninde uyu nguyu bamwita nde? Uranyumva? Dumba yicaye hara hasi yumiwe. Dumba uranyumva? Uraho bad bitch? Hey, muraho yenda kumva. Njyewe nibwo nkigira no kuri live yawe. Yego. Ariko ntago nzi ngo ya mpano byagenze gute none. Ikigo ry'inkinda yawe wakibunoza kuzamuka wakirumba. Ukakubitwa no kwitwa n'abaje. Ova wakirobezo we. Nose ni gutuzamuka wa masi utanumva ibiri ugashiramo imbaraga zawe ukazamuka. Mukaze kuntera SMS Dumba uri he none? Yo, Dumba uri he? ndi mu muhanda. Urava ukajya he? Washaka ufixinga ntuza yawe nkumve neza cyane. Reka maze shaka amayekuteri. Biri ngombwa amayekuteri arakenewe ko ndibuze kumva neza udafite amayekuteri. I have in the jacket. Ntabwo nza kukwihanganira muri ubwo buryo. Dumba ushobora kumyutinga. Funga mic yawe. Mushobora kuntapingira screen. Mushobora gutapinga screen. Ufite gift yazimanikamo. Dumba numara gushaka screen umugire fine na fine uranyumva, fungura mic yawe. Ndakumva. Mwaka mushya muhire kuri mwese. Nawe umwaka abasha umutapinge. Naringiho gatoya. Fine uranyumva? Arega bampamagara abantu barampamagara ari benshi. Fine uranyumva fata ijambo. Ndakumva cyane. Ijambere. Mbere yuko Dumba avana mu ekuteri. Cyambere nabasuhuje abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hano badukurikiye. Ni ikibazo njye natinya kuvuga kubera ko ntabwo biba byoroshye, gusa ni ikibazo gihari kuko niba byarabaye bamwe bagafungwa, murabizi neza ko tugira umunwa biragoye cyane gufunga iminwa yacu. Niba
habayeho ibyo bintu bimeze gutyo urabizi ko abantu benshi bakunda udutwiko bakunda koherezanya amavidewo nk'uko nguko ugasanga n'ubundi abandi bagiye kubafungana ikibazo ariko hari ukuntu wigeze uratubwira ngo ya mpano yagusabye ko mwavugana umva wamuha amahirwe no hari mukavugana ntega amatwi nkubwire wowe fayini niba ari fayini turi kumwe fine umva rero nkubwire fayini n'ubufayini bwawe nyumva neza cyane ntega amatwi yakuruguturi cyane ni ukuvuga ngo hari ikintu mugomba kwandastandinga mukanacyumva yego ntabwo ibyo bintu byo kujya ndajya kuvugana na ya mpano ikijya guhishira ikibi ndi muzane kukubaza hano njye guhishira ikibi njye guhishira ikibi nibyo ushaka nta kintu ufite mvugana na muzane ya hano tubwire ikiri kuri muterere utarumva ibiri mu mutima w'umuntu byagorana aha twebwe icyo dukora nk'abantu bashaka kugira sosiyete nzima turatabaza ibiriho ntabwo yampana dutira jihadi ntabwo yampana dutira bariya bandi ariko niba akomeje kugira ibyo none reka nkubaze none iyi video ninyerera nayo ikagera cyangwa uyu mwanda wundi ukagera kuri murumuna wanjye nawe akajya amageragere uko uyu muntu yakugezeho ugomba twese uko turi aha gusubscribinga twagenda rero turamaganye ribu nigira ikintu ikora mu maguru mashya bafatanya munsi igenda ije gusobanura iby'aya mashusho bamuganirize nibasanga hari ibibazo bitagize bamutware igitagata nibasanga afite ibindi bibazo bamutware iwawa nibasanga hari ibigize ibyaha bamutware mageragere the fuck twambabarira unyumveho gatoya nta kintu mfite nkumvaho ikintu tujya twumvikana muri ubu buryo kandi abantu umunota umwe gusa basi sibyo yego hano dukurikiwe n'abantu 875 bari kuzamuka umubare kubera nyine urumva n'udutwiko ariko byakunda ko ya mpano bishoboka yaza hano akatuganiriza ikintu kiri kumutera kuba byarabaye bwa mbere bamwe bagafungwa akabikora bwa kabiri kandi arabizi neza ko turi muri risiki twese ko twagenda tugira inuza tugira iminwa twese dufite ibibazo akaza akavuga ikiri kubimutera bakamukurikirana yavuze n'impamvu noneho kandi akababarira bari abantu bose wenda bari muri gereza akajya kubasabira imbabazi bakabafungura nukuri ntitube mu bintu bimeze nko guhangana nawe agafata akabaho ku mutima agafata iya mbere akajya gusabira abantu bari muri gereza bagasohoka ntibafungwe kandi nawe biriya bintu akabireka twese tukagira amahoro n'abataragenda bakabaho ntibakurikiranwe mbese ibi bintu byo gukomeza gukurura kuko twese twazisanga twaragiye pe mumfashe nicyo kintu nashakaga kubaza no kugusaba niba bishoboka rwose ya mpano naze atubwire ikiri kubimutera twikure mu bibazo nukuri twebwe n'abacu n'abadukurikira twikure mu ntambara nk'izi zigiye kutubaho tutazigizemo uruhare kubera iminwa yatunaniye noneho ya mpano nawe akavuga ikiri kubimutera kandi akadufasha natwe akagira imbabazi mu mutima we no muri we akajya gusabira bari abantu imbabazi bari muri ziriya gereza bagataha maze nukuri izi social media tukazigiramo igisubizo tukagira amahoro ndetse na social media nyarwanda cyangwa se abasitari nyarwanda ugasanga twese dukoreye mu rukundo ntagire umuntu wongera kugirana ikibazo na mugenzi we murakoze cyane sawa nyine ibintu bajije mbikesheje agaciro kuko ukoresha amarangamutima nta kibazo sorry ibintu uvuze mbitesheje agaciro twebwe maybe iki nicyo kintu njye mbabwira cyo kuzanga abantu bakoresha amarangamutima twumvikana ikintu kimwe niba murajya nzamura abantu that's why I don't bring people up here listen to me you have to understand the way we do the advocacy listen to me ibi nibyo bita gukora advocacy hello iyo uri gukora advocacy listen to me ntabwo twe turi urukiko. That's why you're muri simple individual. You don't know how the social media influencers, all the bloggers we did this stuff. Iyo nkubwira ibi icyo tuvuga ni iki ngiki. We mention these names kuko tuba tubona ibiri gukora bitari byo. Ntabwo ibyo uri kuvuga wowe ntabwo hano dushinzwe iki? Dushinzwe iki? Wowe urashaka kuzana ibintu biri mu nkiko abantu bari mageragere ukaza kubikindiramo ahangaha. Nazanga bisobanura agiye gutangira imbabazi. Wowe ibintu byagiye mu nkiko. Wowe urashaka kugira ngo aze abivugira aze kwifatira ngo kuri social media Godfather ndamwamaganye ntabwo ariko bigenda ntabwo ariko bikora ikiriho ni iki ngiki bari n'abantu baba muri uyu muryango baba muri showbiz urimo turi kumwe so icyo tusaba ni iki ngiki ntabwo ngiye nshaka kugira ngo ibintu byabaye mu bihuze na biriya byabaye ni ibintu bifite bitandukaniye.
uretse gato uretse gato aha undi muntu ufata wafashe ijambo